kandi ibyanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba, kandi ubwazagaragarira mu bicu. Haleluya, haleluya, azaboha wa mugome umwe wagerageje kuturimbura. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye bamaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Gorora byose vuba. Imana ije kubahoza aya marira. Ariko se muri tayari? Ufite umutima Imana yishimira? Ufite umutima w'uko wababarira abatutsi? Ufite umutima w'uko wababarira abahutu? Ufite umutima y'uko wihana ibyaha wakoreshejwe n'ubutegetsi bubi? Gorora byose vuba. Hindura igihugu, hindura imitima y'abene igihugu, hindura byose kugira ngo Mwami Imana natwe tubashe guhinduka, kandi duhindukane duhinduwe n'Umwuka Wera, tuyobowe n'ukuri, urukundo n'ubutabera. In the name of Jesus Christ. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama. Gorora byose vuba. Amahoro shiti bakunze bagorora byose vuba. Muri ibi bihe bikomeye cyane, muri ibi bihe twamaze kwinjira mu ntambara ya gatatu y'isi, muri ibi bihe abayobowe n'amaso y'umubiri bamaze kuba impumyi, muri ibi bihe abayobowe n'amaso y'umwuka bari kubona ibyo amaso y'abantu atabona. Muri ibi bihe gorora byose vuba nje kukuganiriza nkubwira ngo komera kandi uhumure. Ntuterwe ubwoba n'izi ntambara ziri mu karere k'ibiyaga bigari, ahubwo intambara zigiye kurushaho guhindura isura, ariko abavuganye n'Imana mukomere. Ariko abaharana yuko ukuri kwimakara muri aka karere mukomere. Mu gitabo cya Yosuwa mu gice cyaho cya 11 ku murongo waho wa 6 haravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, ntubatinye kuko ejo nk'iki gihe nzabatanga bose bicirwe imbere y'Abisirayeli, amafarashi yabo muzayateme ibitsi n'amagare yabo muzayatwike. Amen. Mu gihe nk'iki ndavugana nawe wowe Imana yabwiye mu myaka myinshi ishize, ndavugana nawe wowe Imana yabwiye mbere ya 94 ikakubwira yuko hari ibintu bizaba. Ndavugana nawe Imana yabwiye muri 96, muri 98. Ndavugana nawe Imana yabwiye kugeza uyu munsi wa none. Ndavugana nawe Imana yabwiye yirangiriye ikavuga yuko izahindura ibintu muri aka karere k'ibiyaga bigari. Wowe wateje amahoro make mu karere k'ibiyaga bigari, ugashoza intambara mu bihugu by'ibituranyi, uyu munsi wa none amafarasi yawe bagiye kuyatema ibitsi. Mugiye kugabwaho ibitero mutazi ahantu biturutse, mugiye kugabwaho ibitero biturutse hirya no hino, mugiye kubura ayo mucira n'ayo mumira. Aka karere kagiye kuba isibaniro kubera intambara mwashoje, ariko kandi abavuganye n'Imana mukomera. Namwe ab'Imana iri gukoresha mube maso cyane, kandi mwongere gusubira ku rufatiro mubaze Imana icyo mugomba gukora. Iki gihe ntago ari igihe cyo gukoresha ubwenge bwanyu. Za ngabo mwigeze mukorana n'Imana, Imana ikabana namwe, mukiyambura ubwenge bwanyu mukareka ikabayobora. Imana ikababwira ngo muhaguruke mugende mutere ikigo runaka munyuze mu marembo aya n'aya, nta ransenyema mwakoze. Imana mukayumvira mukagenda mukabikora ko yababwiye, mugakora operasiyo ikarangira. Imana iragarutse kugira ngo yongere bane namwe iki gihe. Murakizera yuko Imana yavuze ariyo ije kubisohoza?
Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi, umwuka w'Imana ashobora kuvugana na bamwe muri mwe, babahanuzi, bantu 7,000 batarapfukamira Bayali, muracyabareba, muracyabasha kubamenya. Ese mwebwe muyobowe n'umwuka w'Imana ushobora kubahishurira abo bantu, cyangwa namwe muri kuyoboka abayobowe n'umwuka w'ikinyoma? Bantu mwasenyewe amazu, bantu mwambuwa mugafungirwa banyu, mwantu mwarengamye mu buryo butandukanye, bantu mwamfubyi mwabuze kirengera, abapfakazi mwabuze kirengera. Simvugo imfakazi n'imfubyi zo mu Bahutu n'Abatutsi gusa, mu bwoko bwose inzirakarengane zirimo. Imana ije kubahoza aya marira. Ariko se muri tayari? Ufite umutima Imana yishimira? Ufite umutima w'uko wababarira Abatutsi? Ufite umutima w'uko wababarira Abahutu? Ufite umutima y'uko wihana ibyaha wakoreshejwe n'ubutegetsi bubi? Gorora byose vuba. Mutima wanjye bamaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi abantu benshi barananiwe gutegereza. Abantu benshi mwarananiwe, abantu benshi mwacitse intege, abantu Imana yavuganye nabo baraguye. Ubu nibo bari bishoye mu busambanyi, ubu nibo bishoye mu bugambanyi, ubu nibo bishoye mu guhamya ibinyoma. Ariko iby'Imana yavuganye n'ubwoko bwayo buyizera kandi buyemera, igihe kirageze kugira ngo ibisohoze. Muntu wigeze uvugana n'Imana, muntu uzi umuntu waba waraguye, mwoherereza ubu butumwa. Muntu uzi umuntu wigeze abana n'Imana muri bya bihe Imana ikigaragaza, muntu uzi ribanga yuko Imana yavuze yuko igihugu izagiha abana babo, ndakwingize kugira ngo ubwohereze ubutumwa, ubwohereze buri wese ushoboka, kandi ubutumwa bugere kuri buri hose hashoboka mu karere k'ibiyaga bigari. Imana igiye guhindura ibintu. Amafarashi yanyu muri kurwanisha, indege zanyu barazitwika, ibifaru byanyu barabitwika, imbunda zanyu barazitwika, ingabo zanyu barazitwika. Uri buzitwike ntimuza haturuka, uwo mukeka siwe, iruhande mutekereza ko aturukamo ntago ari buturukemo, mugiye guterwa muturutse impande zose. Ibihe ntabwo amazi ari yayandi, buri wese yoge mpagaze. Muri aka karere k'ibiyaga bigari dufite ikibazo gikomeye cyane cy'ivanguramoko n'ivanguraturere. Ivanguramoko riri gutuma habaho intambara. Izo ntambara nazo ntandaro y'ubuhunzi ahanini muri aka karere k'ibiyaga bigari. Tukaba rero dusaba wowe utwumva, wowe Munyamurenge, wowe Munyabwisha, wowe Muhutu, wowe Mututsi, ugerageze kumva yuko igihe cyose udashatse amahoro ya bagenzi bawe utibonamo, nawe nta mahoro uzigera ubona mu gihe utumva yuko ayo mahoro y'abandi nawe ukwiye kuyaharanira. Niyo gahunda ya Gorora byose vuba, nicyo twahamagariwe. Buri wese niba wifuza amahoro ku giti cyawe, banza uyifurize na mugenzi wawe kugira ngo ayo mahoro ushaka uzayabone. Icyo gihe ni nabwo Imana ikureba ko ikabona yuko ibyo wifuriza abandi nawe ukwiye kubibona. Kandi ibyanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba, kandi ubwazagaragarira mu bicu. Haleluya, haleluya, azaboha wa mugome umwe wagerageje kuturimbura. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye bamaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Bantu mutuye aka karere k'ibiyaga bigari, muntu uzi ko wigeze kumvaho ijambo ry'Imana, ukayemera, ukayizera, ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Muntu wigeze kwigishwa, nubwo waba utemera Kristo, ariko ukigishwa yuko Imana ari Imana y'amahoro. Ndagira ngo ubutumwa ubwumve kandi ubwiteho. Ntuwite kuri njyewe, ahubwo wumve ku butumwa bw'uwantumye. Mube maso, muharanire ukuri, mwimike urukundo, kandi muharanire ubutabera.
kadushima Imana. Uwiteka ndagushimya nanone, habwa icyubahiro kuko unyemereye nkarangurura nkabwira ubwoko bwawe. Reka Uwiteka Mwami Imana imitima y'ubwoko bwawe ihinduke kandi ihindukire. Igihe ni iki Mwami Imana kugira ngo ubwoko bwawe wongere utuyobore icyo dukwiye gukora, uko dukwiye kwitwara, uko dukwiye kurwanya inzangano, uko dukwiye kurwana kwihorera, uko dukwiye kurwanya umwuka w'ubugome n'inzika, uko dukwiye kurwanya umwuka wo kwikubira n'ubusambo, uko dukwiye kurwanya umwuka w'ubugambanyi mu izina rya Yesu Kristo. Hindura igihugu, hindura imitima y'abene igihugu, hindura byose kugira ngo Mwami Imana natwe tubashe guhinduka kandi duhindukane duhinduwe n'umwuka wera, tuyobowe n'ukuri, urukundo n'ubutabera. Urakoze kukugira neza, mbisabye nshima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gorora byose vuba.